tuguhaye ikaze wo ukurikiranye Bwoba Studio aho waba uherereye hose. Uyu munsi nkuko twabyemeje kogezaho tuntu n'utundi hirya no hino udashobora gusanga ahandi, twabazaniye abanyempano. Hari umunyempano ngira ngo muramureba akubita siporo wagira ngo nta magufwa agira mu mubiri, sinzi niba muri kubibona. Ahantu harimo ikintu ngira ngo namwe murabibona ko bidasanzwe. Hano dufite undi mwana umunyarwenya byatanje. Sasa rero ndagira ngo tubane gatanu ku kandi, nuramuka ukunze video ntugende utabitubwiye muri comment. Niba utarakanda subscribe ho ndakubujije kanda subscribe nyamuneka. Nje mubanye kuri mikoro ni Mr. B cyangwa Mr. Bwoba Promoter. Ngaho hano ni kuri Bwoba Studio, tuguhaye ikaze. Umeze nk'umunyamideli. Nyine hari abantu ntavuze bayikunda benshi kandi ni benshi byadanje. Niyikurura ibyana. Niyikurura ibyana. Iki? Niyigucembesha. Nyine ndangamirwa. Ngiye ni ndangamirwa iyo ngiye kwikopesha. Ndavuga ngo bitewe n'icyango wambaye 12. 12. Inkweto. Hajya ni 500 simbizi ndabaza ubona ziti. Wowe ufite n'umukufi wa danje. 40. Koteri nazitiye. Agacongo. Nako nakikopesha. Bagestaff naka ngaka. None uretse kwizikute. Sinzi urya zawe mukara zigize nk'Imana urumva zigasa umweru neza. Wa na face ufite isura ya danje. Ni muri kesi. Murike. Umeze nk'umunyamideli. Nyine hari abantu ntavuze bayikunda benshi kandi ni benshi byadanje. Niyikurura ibyana. Niyikurura ibyana. Iki? Niyigucembesha. Nyine ndangamirwa. Ngiye ni ndangamirwa iyo ngiye kwikopesha. Ndavuga ngo bitewe n'icyango wambaye 12. 12. Inkweto. Hajya ni 500 simbizi ndabaza ubona ziti. Wowe ufite n'umukufi wa danje. 40. Koteri nazitiye. Agacongo. Nako nakikopesha. Ufite ibikomere byinshi wallahi. Niwasanga zaragukomye icupa. None se ukandagiye ku kibanzo mbwire tunga hano kana. Iri ni igare. Okay, iri ngire tuvugana rayi nawe niryo gangize gutya. Neza ubwo ngubwo na amagare nyine yangize gutya. Uruko ngiye ku igare kugira ngo nemere ko nagiye ku igare ndagenda nkahita nshuri ku mutwe mu itaka. Wakinjiramo umutwe utarajya mu itaka ntago utwaye igare. C'est comme ça. Ukorera ese? J'ai ratonse mi da rezovu are de bwiza. Uyu nkorera mu bwiza. Mina de rezovu mu bwiza. Mina de rezovu ora de ra bwiza. Chechenia. Muri Chechenia. Urumva ko mazi kirabashyira urambika. Wasanga nawe uri mu bantu bajya kuri mushiki nako bajya batemerana mushiki wanjye ni mugoro. Mushiki wawe noneho nabamumerera nabi. Numurokore. Oh yes. Kandi nabonye ufite agacongo nk'akabarokore. Biri aho ngaho. Buri ni mugoroba aba yagiye mu masengesho. Ubwo wamenya yakorera he? Wamenya yakorera he? Icyo kibazo ni mbaza nkubaza. Reka tukite mbaza nkubaza. Wowe usengera he se? Ngewe? Turi kuwa kangahe? Iyi munsi turi kwa mbere. Ejo nene nagiye gushyingura hari ku cyumweru. Ubwo kujya gusenga ujya gushyingura? Oya. Ku cyumweru kigeze aho hari iki cyo kunywa niho njya. Niho nsengera. Ubwo wese urusengero rwawe nta hari cyo kunywa. Nishije se komusa. Intwererano se komusa. Ni ibintu nk'ibyo nkubwiye ngo navuyemo ejo se komusa. Harya navuze ngo iki? Je ratesa. Oheruka indangamirwa ryari? Oheruka indangamirwa ryari? Ejo hari yanshitse. Kuko nari nayibariye. Ubwo so igucika ite n'icyizere ndi kukubona. Kuvuga ngo yaranshitse inshikite. N'icyizere gucomoka nyiri byago imbwa ziramwonera, nyiri byago indangamirwa iramwima. Ndayirakwima. Ibyo bintu bibiri imbwa zirakonera ugasanga iri mu mashu, iri mu bijumba, iri mu ugasanga iragucomotse. Ariko ubu tuvugana ikindi cya kabiri. Irakwima. Ese ubundi ko tuzi ko zigugwa ibicero bivana Imana. Ibicero zivana byo kuzisumba. uzakimbaze
abantu bari iruhande rwanjye werega uri umusitari mani uri umusitari ndetse nubona diripu uhagaze se nubona diripu uhagaze zonyine abana baba basaze byose nyine tumana depfa nawe uje dutone mani kugira ngo nkubeshye wenda so kujya hari ubwo ncana amata nurase reka dore wanasohotse waje ku mazi n'iki waje ku mazi aho bibera njyemo se twavuyemo twashoje nyine navuyemo kuki navuyemo se ahubwo nicyo kuki wavuyemo kare nshaka kunywa ushaka kunywa kandi mbona wanyweye iki ndabona wanyweye usa n'uwanyweye iki nanyweye amazi wanyweye igisiga uzi kwidumbaguza mu kiyaga urumva ukagenda hajyamo hagati kwa kundi ubananiwe koga ugenda unywa ucira ubu wasinze amazi wazanye inda walahi wagira ngo uri nka gasuku ahangaha harimo amazi y'ikiyaga gasuku uramuzi kora ndebe ma reko turaba tugufata fresh hano wowe akantu karaho ngaho nyine bisanzwe ukora ko ushaka wowe umeze nka Rambo mu bisheke mani njye nabibonye uriya musikera bora ari kutwibisha agatera siporo zirenze nazibonye yisize ivu mu maso ari mama nyine buretse naribi abana ni bafeho mwebwe muri aho ngaho muve mu nzira mbere nawe n'ubwira umusore ugiye kunyuramo nyine fresh cyane ariko ndabona iraza kujya hejuru kamera marumye bararyoganye bakatira mfite umufi mu nzira bamugiye gise gisa umukara gasikira ubu byese bihura neza Ona agashya k'umujene abagona ahantu ari iyi ni helikopiteri cyangwa Shema twende telefone yawe iri mu biki nshaka gufotora ngo ndoga nzabe mwiza aririmbo abonaga iri kubyina akazi twahuye n'umukiyega nicyo yankundiye kubita kandi kamwe wowe yambwira utere kamwe utiya koga igera icyarimwe tera kamwe utujya kogera icyarimwe jyamo turagufite fresh none yise yagapana ehe ako cyakira cy'umuntu wisubira umupira no mjene none umupira ubaye ntabwo nyubundi igipine tunakigizemo hano ko passport two ku gipine ni iki
bake bariya. Ya, felicitación pe logo visumento. ariko ketari katavugira umugozira gatatu wapfa gatatu wakabasha. Niyo mpamvu umugongo uzapfa. Oya, uyimbwira mashini. Uyigo ushaka. Terabera kan kita dapat. Enggak kau jadi apa di sana. Reba twazanye nuza flat yo flash bibiyana. ugiye gukorera he Babonye kigaragaza kugira ngo sinaba. Aba bakora kuri flash. Arabura kamye kawe. biri nyuma Tira turebe nani n'urushishi rwazamo gatatu gasubiremo fresh Kandi mani wowe ikibazo kigera nuko utigaragaza sinjya gutoje nanjye uza kujya muri video kandi njya mutoje we urahise nitaye n'agashuru na bogisa arabe kandi nisize mani Nami nakupita mwena sha. genda nawe uterefura njye nisize amavuta nako bampaye Bakunanira ko ngabo. abandi ko batajya gutera ubona nabo ushaka kujya kuri TikTok oya nagukana ariko nabagaze kuri TikTok we ikibazo yafashe ku maguru fata ku maguru mbese byakunanira aho gufata ukoresheje zo umurenge yarushije agateri kandi bijya bimbaho kenshi iya kabiri ngayigaruka nishinze hasi ngiye gushaka uburyo nazajya kuri ndandebe ushaka kugaragaramo naho uyu munsi se ubwo musore mwana atari kurya hiti nagenda agara hari warayanditse uyiburamo Jinema basije n'aka gasongo akubuza uburenganzira bwawe nje kamwe muri amatete mujyane ndayikora ariko nabyo icyo bahundira ndandebe nanajya n'imbere ahubwo ikibazo wapi bituma umuntu atuma n'akamikoro bakambi icyo uramaze wahagaruka
Ubwoba studio urahita udushyiraho umunsi kwa mbere kwa gatatu ubona ko ejo ni ejo ndi kubikora ariko mba ndi kubikora n'igihe ntabwo nkibikora cyane wahagaze hariya gutya sinagara gutya